no ku matungo no ku nyamaswa no ku byatsi byo mu gasozi byose no ku myaka yo mu mirima yose mu gihugu cya Egiputa cyose. Mose atunga inkoni yo mu ijuru, Uwiteka akubitisha inkuba, avuba urubura, umuriro ugwa hasi, Uwiteka avubira igihugu cya Egiputa urubura. Nuko haba urubura n'umuriro uvanze narwo n'ibyago bikomeye bitigeze kuba mu gihugu cya Egiputa cyose uhereye aho hatwariwe. Urwo rubura rwica icyari mu gasozi cyose mu gihugu cya Egiputa cyose, abantu n'amatungo n'inyamaswa, rwica n'ibyatsi byo mu gasozi byose n'imyaka yo mu mirima yose, ruvuna ibiti byo mu gasozi byose. Mu gihugu cy'i Gosheni aho Abisirayeli bari niho rutaguye honyine. Farawo atumira Mose na Aroni arababwira ati, ubu bwo nkoze icyaha, Uwiteka arakiranuka, njye n'abantu banjye turatsinzwe. Munsabire Uwiteka kuko uku guhinda gukomeye k'urubura bimpagije, nanjye ndabareka mugende, mwe kuguma inaha ngaha. Nuko Mose aramubwira ati, nimara kuva mu rurembo ndaramburira Uwiteka amaboko guhinda gushire, kandi ntihari bwongere kugwa urubura, kugira ngo umenye yuko Uwiteka ari we nyir'isi. Ariko wowe n'abagaragu bawe nzi yuko muri bube mutarubaha Uwiteka Imana. Imigwegwe na sayiri birapfa, kuko sayiri zari zeze n'imigwegwe yari irabije, ariko ingano na kusementi ntibyapfa, kuko byari bitaramera. Mose ava mu rurembo imbere ya Farawo, aramburira Uwiteka amaboko, guhinda kw'inkuba n'urubura birashira, imvura ntiyongera kugwa mu isi. Mose na Farawo. Maze Farawo abonye imvura n'urubura n'inkuba zihinda bishize, arushaho gukora icyaha, yinangira umutima we n'abagaragu be. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyareka Abisirayeli bagenda, uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. Hatera icyago cya 8 cy'inzige. Uwiteka abwira Mose ati, injira mu nzu ya Farawo, kuko nanangiriye umutima we n'iy'abagaragu be, kugira ngo nerekanire ibi bimenyetso byanjye hagati muri bo, no kugira ngo uzabwire umwana wawe n'umwuzukuru wawe ibikomeye nagiriye Abanyegiputa n'ibimenyetso byanjye nakoreye hagati muri bo, mumenye yuko ndi Uwiteka. Mose na Aroni binjira mu nzu ya Farawo, baramubwira bati, Uwiteka Imana y'Abaheburayo iravuze iti, uzageza he kwanga kwicishiriza bugufi imbere yanjye? Reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Niwanga kurekura ubwoko bwanjye, dore ejo nzaterereza inzige ku rugabano rwawe, zizimagize ubutaka, umuntu ye kubasha kububona. Zizarya ibyo mwashigaje bitishwe na rwa rubura, zirye igiti cyose mwamejeje mu gasozi. Amazu yanyu zizayuzura, zuzure n'ay'abagaragu bawe n'ay'Abanyegiputa bose, izo baso na basokuruza batigeze kubona, uhereye igihe babereyeho ukageza none. Arahindukira ava imbere ya Farawo. Abagaragu ba Farawo baramubaza bati, uriya mugabo azageza he kutubera umutego? Reka abo bantu bagende bakorere Uwiteka Imana yabo. Nturamenya yuko Egiputa hapfuye? Bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo, arababwira ati, nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu, ariko hazagenda abantu ki? Mose aramusubiza ati, tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru. Arababwira ati, uko nabifuriza ko Uwiteka abana namwe, niko nabareka mukagenda mujyanye abana banyu bato. Mwirinde, kuko ibyo mugambiriye ari bibi. Siko bizaba, ahubwo abagabo bakuru mugende mukorere Uwiteka, kuko ari cyo mushaka. Birukanwa mu maso ya Farawo.
Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko kwawe hejuru y'igihugu cya Egiputa, kuzana inzige zize mu gihugu cya Egiputa, zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu, ibyo rwa rubura rwasize byose. Mose arambura inkoni ye hejuru y'igihugu cya Egiputa, Uwiteka azanira icyo gihugu umuyaga uvuye iburasirazuba, wiriza umunsi ukesha ijoro. Nuko bukeye umuyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige, zikwira mu gihugu cya Egiputa cyose, zigwa mu ngabano zaho zose. Zari icyago gikomeye cyane uhereye kera kose, ntihigeze kubaho inzige nk'izo, ntizizongera kubaho. Zizimagiza ubutaka mu gihugu cyose, igihugu kibamo umwijima, zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu, n'imbuto n'ibiti byose rwa rubura rwasize. Mu gihugu cya Egiputa cyose ntihasigara ikintu na kimwe kibisi, naho cyaba igiti cyangwa ibyatsi cyangwa imyaka. Nuko Farawo ahamagaza vuba vuba Mose na Aroni, arababwira ati, nacumuye ku Uwiteka Imana yanyu no kuri mwe. Nuko none ndakwinginze, mbabarira icyaha ubu ngubu gusa, munsabire ku Uwiteka Imana yanyu inkureho uru rupfu gusa. Ava imbere ya Farawo asaba Uwiteka. Uwiteka ahindura umuyaga uhuha cyane w'ishuheri uvuye iburasirazuba, ujyana za nzige uziroha mu nyanja itukura, ntihasigara na rumwe mu gihugu cya Egiputa cyose. Maze Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka Abisirayeli bagenda. Hatera icyago cya 9, hacura umwijima mwinshi. Uwiteka abwira Mose ati, tunga ukuboko kwawe mu ijuru, umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa, umwijima umeze nk'igikorwaho. Mose atunga ukuboko mu ijuru, umwijima w'icuraburindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose umara iminsi 3. Ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava aho ari, bimara iminsi 3. Ariko mu mazu y'Abisirayeli bose harabonaga. Nuko Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati, nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu yose abe ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Mose aramubwira ati, ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. N'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Ariko Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka bagenda. Farawo aramubwira ati, mvaho, irinde ntukongere kunca iryera, kuko umunsi uzongera kunca iryera uzapfa. Mose aramusubiza ati, uvuze ukuri, sinzongera kuguca iryera. Nuko Mose aburira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Uwiteka abwira Mose ati, hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kwirukana azabirukana. None bwira abantu, umugabo wese asaba umuturanyi we, n'umugore wese asaba umugore w'umuturanyi we, basaba ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu. Uwiteka aha ubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kuba nk'ubu. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa izamukera.
mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye ko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisirayeli. Kandi aba bagaragu bawe bose bazamanuka bansange, bamfukamire, bambwire bati, va mu gihugu ujyane abantu bose bagukurikiye, ubwo nibwo nzagenda. Ava kuri Farawo arakaye cyane. Uwiteka abwira Mose ati, Farawo ntazabumvira kugira ngo ibitangaza byanjye bigwire mu gihugu cya Egiputa. Nuko Mose na Aroni bakorera ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo. Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka Abisirayeli bagenda ngo bave mu gihugu cye.